naratotejwe cyane igihe cyose bahoraga bambwira yuko ndakayoka ndagakotanyi gatoya ukuntu nk'ubu bamfatiye mu ishyamba barankubita cyane barankubita mu buryo bukomeye mu buryo utabasha kumva bantindiraho iteme umuntu waje kunjyana byari bikomeye nari nzi ko bari bumpishe bifatika bizima ariko nagize ikibazo gikomeye cyane amfata ku ngufu nitwa muri Sagoreti niyo mazina yanjye muri Sagoreti yavukiye he yakorera hehe uhamya afite buhuriye hehe n'amateka y'ibihe tuba turimo mu rwego rwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 28 navukiye mu karere ka Gisagara mu majyepfo ni naho jenoside yakorewe abatutsi yabaye mba ndi umuntu umwe rero mu bahizwe ndetse ndanicirwa n'ibindi byagiye bikurikiraho byajyanye na jenoside yakorewe abatutsi jenoside yakorewe abatutsi yagiye igera mu bice bitandukanye bitewe n'ibihe cyangwa se n'amatariki nk'uko niyo twibuka inzirakarengane tugenda twibukira ahantu hatandukanye aho ngaho wari uri umuntu yavuga ko ibyo byakabayeho ku iyo tariki se waburiyemo ibiki mu karere ka Gisagara jenoside yatangiye ntabwo amatariki njya nyibuka neza hari igihe bijya bingeraho bikamvanga ariko icyo nzi icyo twaraye tumenye yuko indege ya Habyarimana yahanutse nibwo abatutsi batangiye gutotezwa baratotezwa hamwe na hamwe barahatwika ndetse mu rugo rw'iwacu ho baje kutugirira nabi se cyangwa kudusahura ku itariki ya 8 twari urugendo rukomeye cyane nari umwana nari mfite imyaka 15 twari urugendo rukomeye cyane ntajya mbasha kwiyumvisha biba byangoye iyo nabigarutseho birangora cyane rero batangiye baza iwacu batangiye basohora inka twaraho mu nsina mu masaka tureba nyine twihishe inka baradusohora barazitwara batangira gusahura biraro by'inka barabisenya mbese bigeze ku tariki ya 9 nibwo batangiye kwica abantu b'iwacu ngewe nari nansubiye inyuma gatoya urugo nari ndimo icyo gihe hari kwa sogokuru byara mama kubera ko papa yari yaragiye kera mvaga bavuga ngo yagiye mbese bamuhigaga mu byitso arangije arihungira arigendera mama rero ubundi twari babiri yewe na musaza wanjye ajya kuturerera mu rugo rw'iwabo urumva ko twari tuzi ko turi abana baho ngaho ari ibyo nyine tuzi ko turi abana bo kwa sogokuru nuko abantu b'iwacu barabica bamarume barabica mama baramwica mukecuru ubwo yari nyogokuru baramwica mbese abantu bose barabica ubwo rero jewe naje kuba mpishwa n'abantu ariko sinanavuga ko bampishe uko nahakorera ibintu byamfura mbi umuntu waje kunjyana byari bikomeye nari nzi ko bari bumpishe bifatika bizima ariko nagize ikibazo gikomeye cyane amfata ku ngufu umusore wo muri urwo rugo wari ugiye kumpisha byumvikana ko yangize umugore nuko ku myaka 15 nari mfite twari urugendo rukomeye cyane byarambabaje biranamvuna mu mutima kugeza n'ubwo ngeze aho nkumva kubaho gupfa kwanjye bindutira kubaho ko rwari urugamba ngo bivuga wahuye nabyo ndabizi nyuma rero baje kumpungana batubwiraga muri make inkotanyi ntabwo twari tuzizi urumva nari ndi umwana mutoya ntazi ibintu byose baratubwira ngo inkotanyi zifite imirizo bakatubwira uburyo mbese atari nk'abantu muri make ubwo rero urumva kubibwira umwana
nyine afite nuko nabyumvaga. Ubwo nahunganye nabo baranjyanye bangeza mu gihugu cy'u Burundi ndetse biranakomeza baza kunjyana muri Tanzania. Muri Tanzania naho huriye n'ibibazo bikomeye, ariko ubwo ikibaba bakingaga cyo kunjyana kure nuko urwo rugo nacikiyemo ku icumu bisha abantu biwacu cyane mu buryo bukomeye, bagize uruhare mu bantu biwacu. Hari bamarume babiri baguye muri urwo rugo narindimo. Urumva bakingaga ikibaba cyo kugira ngo muri make ntazabatanga. Bagendaga banshushubikanya bantwara uko mbese bagerageza ibishoboka byose bambeshya ko ntakwiye gusubira mu Rwanda, inkotanyi zamerera nabi. Muri Tanzania rero nahahuriye n'ibihe bikomeye cyane, naho rwari urugamba, naratotejwe cyane. Igihe cyose bahoraga bambwira yuko ndakayoka ndagakotanyi gatoya ukuntu nk'uko. Igihe cyarageze rero mbona ni ibintu bikomeye, nshaka gutoroka ngo ngaruke mu Rwanda. Barangije bamfatira mu ishyamba. Ntabwo nari kunyura kuri HCR kuko hari abantu bakoraga kuri HCR, bari guhita babona nyine ko ngiye, mpitamo kunyura ishyamba kugira ngo njye mu yindi nkambi aho abantu batanzi, mbone uburyo njya kuri HCR. Bamfatiye mu ishyamba barankubita cyane, barankubita mu buryo bukomeye, mu buryo utabasha kumva. Bantindiraho iteme bakajya bankandagira mu nda kubugeza. Byari bikomeye, n'urugamba rukomeye. Hari ibyo mba numva ntanasubiramo. Barankubita, ngira ngo urabona aka kaguru kanjye, urakabona? Urabona ko gatandukanye n'aka ngaka? Uri kubibona? Ubu rero ni ubumuga banteye. Aha nakubitiwe mu ishyamba rya Kimisi muri Tanzania, ndi kugaruka mu Rwanda. Bakuziza ubwoko? Banziza ubwoko. Nuko ni urugendo rurerure nagiriye muri Tanzania, ariko byaje kurangira ngarutse mu Rwanda. Ndaza nuko ndashaka umugabo, tumaze kubyarana kabiri nawe arapfa. Ndi umupfakazi w'abana babiri. Ariko nsubiye inyuma gatoya cyane, ibintu byabaye Gisagara n'agahomamunwa, byabiri ibintu bikomeye. Abantu babashingaga, babateraga ibisongo. Ubu akangaka agiyeho akakamama mfite ni gatoya ku bintu nagendaga mbona. Bashoboraga nko gufata umugore bakamubaga atwite, bazi yuko atwite umututsi, bakamusatura. Agenda agiye mbibona. Hariho abo bagiye batera ibisongo imbere n'amaso yanjye. Mbese ibintu nabonye nagahomamunwa mu buryo bwose bukomeye. Nuko kwihangana no kwihanganisha abanyarwanda muri rusange, ibihe tuba turimo bitoroshye. Reka tugaruke inyuma gatoya, wenda tutaragira kuko wageze muri Tanzania kurambana narwo n'urugendo. Tugaruke inyuma ku gufatwa ku ngufu. Ese wafashwe ku ngufu nyuma yo gutandukana na mama wawe? Uwo muntu wagufashe ku ngufu yaragiye kuguhisha, yari mu ntoki? Ku itariki ya 9 bakimara kwica mama, twari twaraye muri urwo rugo. Ubundi badutwaye bavuga ko bagiye kudufasha na mama, twari turi kumwe, bavuga ko bagiye kudufasha. Ariko bari bashaka kugira ngo bakuremo mama amafaranga, nta zindi mpuhwe bamufitiye. Abaha amafaranga, abarangira n'ahandi hantu. Amafaranga yari ari urugo rwacu, rwari urugo rwifashije cyane kandi dufite amafaranga. Agenda barangira ahantu bashobora kuyakura. Akimara kubarangira baramubwira bati rero ni ibintu byakomeye, ntabwo twabahisha muri babiri. Wowe genda nk'umuntu mukuru ugende. Hari ahantu aho biti Kabuye abahigwaga bagendaga, mbese hari ahantu agasozi bari barafasha, baragendaga bakahirunda bahita Kabuye. Na n'ubu hari urwibutso rwa Jenoside rugari runini. Ubwo rero mama niho bahise bamwohereza bati cyakora ikintu turi bugufashe ni guhisha aba bana. Yari ngewe n'abana ba musaza wa mama babiri. Ariko igitangaje, mama bamaze kumwohereza
mu gitondo bamwohereje nka saa 4 z'ijoro ngo agende. Ubwo mu rukerera niho bamutsinze mu nzira. Hanyuma mu gitondo amakuru atugera yuko mama barangije kumwica. Bahise bafata abo bana, urumva ko bari babyarabanye n'abana bo kwa marume. Twari twahunganye gutyo. Barangije baravuga ngo basange mama wabo ku kandi gasozi ngo hanyuma ngo bakirane na mama wabo cyangwa bapfane na mama wabo. Yewe nashatse kubakurikira barambuza bati abana mama wabo aracyariho, ashobora kugira uburyo bacerembana ukuntu nkuko nyine banyitwariraga uko bashatse. Muri make numvaga nsa nkaho nacanganyikiwe, nari umwana, je nari umutesi cyane, nari umwana mbese nuko kuntu nari meze. Bati reka rero abana bagende turabaherekeza tubageze kuri mama wabo aho yihishe, nibakira bazakirana, nibapfa kandi bapfane. Bibuko nguko abana baragenda mu minota mike cyane, bakimara kugera kuri ako gasozi ko hirya aho twabaga bahita babicana mama wabo. Bimbera ikibazo gikomeye. Abandi bantu bose nzi bari barangije gupfa, hasigaye abahungu 2 aribo baguye aho ngaho. Narindi marume bamwitaga Tade azasaba amazi, musohokaniye amazi. Urugo narindimo umumere waho ahita anyambura igikombe cy'amazi akimenaho. Aravuga ngo ni gute wahembura inkotanyi, ngo wagakotanyi kazi we, ngo ni gute uhembura inkotanyi ngize neze ne wanyu. Ahita nsubiza mu nzu cyane, anyihutana cyane. Yahise amukatana amucana ku irembo. Babaga bava ngo barabaherekeje. Amuca umumere waho niwe wabikoze, amucana ku irembo. Noneho nanjye ncamuye mu gikari cyo biti cyanzu, hari ahantu akarembo gatoya bitaga icyanzu aho ngaho mu giturage uko bakitaga. Nyura mu cyanzu kugira ngo ndebe aho bamwohereje. Ubwo aramukatana amugejeje hepfo y'urugo, ahita amutemagura. N'ubundi yari yaje ari inkomere bari baramutemye hano ku ijosi, afite igikomere kinini, ariko umumere niwe wamuhorahoje muri urwo rugo ndimo. Birarangira ndabibona, mbibonesha amaso, mbura ikintu nkora. Nyine biranyobera, ndaceceka. Ubwo nari ntunzwe no kurira, yasanga ndi kurira akancira mu maso ukuntu nkuko nuko. Ngo bigeze ku munsi ukurikiyeho uwo bitaga Anastase nawe yari marume. Naho arahaza, bari bamukuye ahantu aho bita Igishubi za Mukandaho, baza bamwirukankana cyane. Noneho aza kunyura kuri urwo rugo kuko yakekaga yuko yari yaramaze kumenya ko mushiki we ari rwo rugo yanyuzemo, akahasiga amafaranga. Ubwo ngo yaraje kwaka amafaranga yo kugira ngo arebe ukuntu yakwigura agere i Burundi, ariko ntibyashobotse. Bamugejeje aho hantu niho bamutsinze. Uwo munsi n'umunsi ntazibagirwa. Yari umuhungu muremure cyane, umuhungu mwiza cyane, akundwaga n'abantu bose. Bamukubise ubuhiri ku ijosi agwa acuramye. Yaguye acuramye ameze atya, ahantu yarahirije umunsi wose. Mujyana agatenge ko kujya kumushyiraho. Umuntu ankubita ikintu cyo mu bitugu, na n'ubu ngubu njya ngira imvune zacyo. Biragira rero ngiye gufata amafaranga aho nyine mama yari yayandangiye ngo kugira ngo bamuhambe, babitaga inkoracyobo. Iyo bakwiciraga umuntu ni ukuvuga ngo atangaga amafaranga kugira ngo bamuhambe. Ndagenda njye iwacu njya gucukura amafaranga ndayatanga nyine kugira ngo babashe kumuhamba. Baramuhamba. Ibyo bintu ni ibintu ntajya nibagirwa mu mateka yanjye, kandi iyo mbyibutse birambabaza cyane. Niyo nabyibutse ubundi sinkunda kurira, nsa nkaho nabaye igiti. Ariko ibyo bintu iyo nabyibutse n'abana banjye barabimenye ko nabyibutse.
nuko birangira rero abantu babatsembyeho nabikubwiye nibwo inkotanyi zageze aho bita ku Gisagara zihageze nibwo bahise nyine batubwira ngo duhunge tugenda gutyo. Ariko wenda tugaruke inyuma gatoya urangane mu rugo yo mu gace mbere yuko inkotanyi zihagera watubwiye ko mwari abavandimwe babiri mwavutse muri babiri ariko ntabwo tugeze tumenya amakuru y'undi muvandimwe we byagenze gutatuyaga amakuru ya mama wawe ariko umuvandimwe wundi we ntabwo tugeze tumenya amakuru ye. Umuvandimwe wanjye ariho ni musaza wanjye baramuhishe hari ahantu bamuhishe baramutwara sinzi uburyo bamutwayemo gusa hajya bintekereza akambwira ukuntu bamujyanye n'umuhungu n'umugabo bamutwaye bamwambitse ibintu by'ibitenge yambaye bamwambitse nk'abamama uwo muryango rwose wabimukoreye ibyo ngibyo Imana ijye ibaha umugisha cyane tujya tubazirikana cyane bamwambitse nk'abadamu baramutwara baramuherekeza baramwambuka bamujyana i Burundi yabashije kubaho we atuye mu Gatsata hariya. Hanyuma muri ubwo burimo urahishwa mama wawe yamaze gupfa ufatwe ku ngufu ubuzima bwakomeje gute wakomeza kwihisha gute? Yewe muri urwo rugo nari ndimo rwari urugo navuga ko rwari rukomeye mu bugome bwabo mu gutera hamwe bwabo kuko hari n'umusirikare wabo wari sinzi niba yaraga ku Gisenyi sinibuka neza ariko yarahanyarukiye gake aza nkaho mu rwego rwo gushinganisha umuryango we kureba uko umuryango we umeze ahansanze aravuga ati uyu mwana w'umukobwa kuko urumva mukuru we niwe wari warambohoje aravuga ati uyu mwana w'umukobwa umuntu uzamukoraho ibyo byonyine akamukoza n'agatoki dore imbunda yabibwiye abantu nyine babaho ngaho dore imbunda nzaza mpere ku muryango wabo nzabamara urumva mu kunshinganisha nuko nari umugore wa mukuru we bityo rero byaramfashije nkajya mba ndaho ngaho ndi ntakorwaho ariko muri make nari mbabaye cyane. Ese uwo muntu wagufashe ku ngufu yakubwira ko agiye kuguhisha mwaje gutandukana we gute? Namusize muri Tanzania rwari urugamba rukomeye cyane gusa twabyumvikanyeho yabonaga ko bazanyica byanga bikunda arangira arambwira ati aho kugira ngo nzabone umurambo wawe igendere arandeka arambohora abihishamo n'umuryango wiwe hanyuma ndigarukira. Ese ubwo nubwo yagufashe ku ngufu umuntu yavuga ko ari icyo azagukorera? Nta cyiza yankoreye urebye yamfashe ku ngufu ndi umwana mutoya ntarabonana n'abagabo kandi urumva nyine gufatwa ku ngufu nawe urabyumva ntibibari n'urugendo rukomeye cyane gufatwa yabinkoresheje ntabishaka mbabaye mfite agahinda kenshi umubabaro yarababaye muri make. Dutangira inkuru yacu ntabwo twiza tumenya ngo papa w'amakuru ye. Papa wanjye ntabwo nigeze menya urupfu rwiwe kugeza izi saha ariko nemeza ko ashobora kuba atakiri muzima kuko yaza kuba muzima aba yaratugezeho ntabwo tuzi amakuru yiwe. Utekereza ko nawe yapfuye muri jenoside rero? Byashoboka cyangwa baramwica ubwo bamuhigaga mu byitso niba yaratirimutse avuye iwacu ashobora no kuba yaraguye n'ahandi uko kiriya gihe abantu barapfaga mu buryo budasobanutse. Noneho kugera ku rugendo rwo kuvuga ngo murahunze jenoside yatangiye kugabanyuka byari bimeze gutyo? Duhunga se uraye iwacu iyicwa ry'abatutsi bacunguje uburyo umwete cyane byihuse cyane bari barataramaguye abantu hasigaye utuntu tw'utwana tw'udukobwa iwacu nta n'abana b'abahungu bacitse ku icumu bahari ni bake cyane ni bake ubwo hari utwana tw'udukobwa two babohoje utwanganaga nkanjye abari hejuru yanjyeho gatoya abari bato hariho nk'umwana twari mu muryango umwe yari afite imyaka 12 uwo bari baramubohoje bari baramumuhishe ngo kugira ngo nakura bazamugira umugore mbese muri make bari bamwibikiye ni muri ubwo buryo wo bumvaga bakunze sinzi ibyo ari byo yaba afite imyaka 10 yaba afite 8 bamushyiragaho batuye nguyu
tuzajya tumwibukiraho abatutsikazi. Utwana twari duhari turi aho ngaho, hari utwana tw'udukobwa duke cyane nk'utwo ngutwo bari nyine bafiteho umugambi. Ariko ubundi abandi bari barabishe cyane, ibintu byabereye Gisagara n'agahomamunwa. Ubu ngubu umuntu yavuga ko usigaranye n'abandi? Iyo usigaranye n'uwo musaza wanjye gusa. Muri Tanzania mwamaze igihe kingana iki? Muri Tanzania nahamaze umwaka. Jewe ubwanjye nahamaze umwaka. Mubwirwa ko igihugu kidatekanye n'ibindi gufata umwanzuro wo kugaruka byo byaje gute? Urabona bari barafashe umwanzuro wo kutwica, kwica abana b'abakobwa bahunganye, bavuga bati aba bana, genda byibuka umusaza wanjye yigeze anyandikira ibaruwa iraza, barabimenya ko yanyandikiye kuko nyine yaciye kuri HCR birumvikana. Aho rero niho batangiye kubona ko ibyo ari byo byose hari ukuntu dushobora no kubarangira aho turi, mbese batwitaga ibyitso by'inkotanyi. Niho rero hahise bafata icyemezo, baravuga bati utu twana tw'udukobwa nubwo twatubitse ariko abo ngabo bazadukoraho, bazajya bagenda babwira abasaza babo imibereho yacu uko bimeze iki n'iki. Nibwo bahise rero bafata icyemezo, ndabyibuka bakoze urutonde nko mu cyahoze ari komine iwacu, hari mu cyahoze ari komine Muganza, bari bakoze urutonde rw'abana bacitse ku icumu bari bafite aho ngaho muri Tanzania. Na nimero ya 2 bari barwanditse urutonde rw'abo bazica, bari bafite gahunda yo kugira ngo bazatwicire muri Tanzania. Rero niho nahise mfata icyemezo, ndavuga ntiwakwitahira. Ahubwo ko aribwo natorokaga. Uwo muhungu wari warambohoje muri make, we ntabwo ashaka ko mpfa ndeba. Urumva rero inama barazikoraga, akaza kazimbwira uko bazikoze, akaza kabimbwira, yarangiza akambwira ati ibyo byose ntabwo jewe nkeneye ko wapfa nkureba, ibyiza uzigendere. Niko kuntu byagenda. Kubacika byari byoroshye? Ntabwo byari byoroshye, nyine rwari urugamba. Nakubwiye ko habaga hari HCR kuri buri nkambi. Ntabwo nari kujya kuri HCR yo ku nkambi ndimo, ko hari abantu babaga bakoramo baho iwacu, bashobora guhita babona yuko nshaka gutaha. Ntabwo rero byabaga bishoboka. Ngewe nanyuze ishyamba kugira ngo njye mu yindi nkambi aho ntazwi, ariho ngera kuri HCR hanyuma bangarure. N'urwo rugamba rero nakubwiye ukuntu natorotse ngo njye mu yindi nkambi, sinibuke yariyo, bakamfatira mu ishyamba, niho bangenera ukuntu bangize iki mugabo narashize mugongo buriya sinjya nkugira, mbese nk'iyo nza kubyara abana benshi byari kuzarangira bitanankundiye, uko bankandagiye mu mugongo cyane, bankandagira agatuza, mbese buriya bari birebire, umuntu ukubona umuntu agenda aba yarashize. Ubwo ngubwo bamfatira mu ishyamba barangarura. Mbukeye nanone uwo muhungu abimfashamo, birangira ngiye kandi ngaruka mu Rwanda. Mu mwaka wa 2028 twibuka iyo jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Urumva waciye muri byinshi, wabuze abawe, wafashwe ku ngufu. Ubu buzima bumeze gute nyuma y'ibyo bihe byose bikomeye twanyuzemo? Ubuzima burakomeza gake gake, cyane ko jewe ntabonye nuko niga nahoranaga. Ubu nibwo navuga ngo ntangiye kuba umuntu. Nahoranaga ihungabana, nkumva ibintu byose ndabyibagirwa, ntabwo nabashije kwiga. Najyaga mu ishuri bikananira, nkahora mbese nagizweho ingaruka cyane bikomeye. Kubwiye ko naje gushaka umugabo tumaze kubyara inshuro 2 arapfa. Abikubwiye ubu ngubu ndi umupfakazi, cyakora abana banjye bari kugenda bisunika bakura ngo gake gake, ariko ubuzima ntabwo buba bworoshye. Ubu ngubu hari igihe njya nibaza nk'ubu bibaye ngombwa ko umuntu ajya kwivuka aho yavutse, bikaba ngombwa ko abantu bava mu mujyi wa Kigali bakajya aho bavutse. Iwacu nta nzu ihari, nta n'ibuye rigeretse kuri rindi rihari, ni amatongo maze. Navuga ko gikomeye ariko kiranakomeye. Ngeze njya gushaka icyangombwa
kugira ngo nanjye mfashwe nafarije nk'abandi. Noneho abantu bacitse ku icumi biwacu bakavuga ngo ntabwo ndi uwo muri urwo rugo, bakavuga ngo ntabwo ndi umwana wo muri urwo rugo, ko sogokuru bahitaga kwa Nyamusagarira, baravuga ngo ntabwo uri uwo kwa Nyamusagarira. Mbese bakumvikanisha ko ibyo ari byose ntari uwaho. Ngeze kujya gushaka icyangombwa icyo gihe nabaga mu Ruhengeri, ariko byaranze birangira banze kunsinyira ngo ntabwo ndi uwo muri urwo rugo. Ngiye nkibaza nti niba ibibazo bya jenoside byarabaye ariho nzi ko ari iwacu, nkanahohoterwa muri ubwo buryo, nkaba nzi ko ari iwacu papa, nta handi hantu nzi, kuki igihe batama icyangombwa. Ngiki kibazo mfite ubu, mbaho ndakodesha, ubuzima bugoye cyane, nta hantu mfite inzu, nta n'ubundi bufasha mfite, no gukora ibiraka n'ubwo buzima. Ubwo si iyo mu rugo bavuga aho ngaho wita ko wavukiye, igihe bavuga ko batakuzi? Bavuga ko batanze, bavuga ko ntari uwaho, batanze. Mbese uroye singira ahantu mbogamiye. Umusaza wowe wese wowe ibyo byangombwa warabifite? Cyangwa nawe ntabyo afite. Wenda navuga ko wenda uretse wenda ngo nta gace umuntu yanyuzemo, wigeze se ujya mu nzego z'ubuyobozi watekereje ikibazo cyawe? Nagiye mu nzego z'ubuyobozi, nabibwiye executive kwaho hantu nyine mvuka. Arangije arambwira ati none se, ati jyewe sinibuka niba yagiye, yarambwiye ko yavukaga Igishamvu. Arambwira ati jyewe naje nshaka nkora akazi, niba abantu banyu batakwemera jyewe nta kintu nabikoraho nk'umuntu waturutse ahandi hantu. Ubwo nyine biranyumvira birancanga. Icyo gihe nabaga mu Ruhengeri n'abana nari narabasize bonyine, ndangije ndabyihora, ngenda mbabaye ndigendera, biba gutyo. Ariko nkahora nibaza nti iki kibazo cyanjye nzakibwira ninde wa muntu wafasha. Icyifuzo ni iki? Icyifuzo ni uko nanjye banshyira ku rutonde rw'abantu bakwiye gufashwa, nanjye nkagira ahantu mbarizwa. Ubuyobozi niba wabubyumva ni ukugufasha kugira ngo ubashe gufashwa muri ibyo bibazo bikomeye wagiye unyuramo. Tugana ku musozo, ariko hari abantu baba bagifite ingengabitekerezo ya jenoside, kandi ntekereza ko buri munyarwanda cyangwa umunyarwandakazi icyo bakwiye guharanira no kugira ngo ibyo byabaye bitazongera. Turimo turibuka ku nshuro ya 28 umuntu yavuga ngo umuntu ugifite ingengabitekerezo ya jenoside ni ubuhe butumwa bukwiye kumugenera? Ubutumwa namuha, namushishikariza kubyihorera, akabireka rwose, akiyumvamo ko ari umunyarwanda, kuko ibyo ari byose turi mu Rwanda rutagize ikintu rudutwaye. Uko biri kose inkotanyi zaradutabaye, zitabarira hafi, abariho nyine tutarapfa, habaho ubumwe n'ubwiyunge. Ngiye nkanjye ubwanjye, nubwo njye ngira wenda kumva mbyibuka nkababara, ariko nta ngengabitekerezo ngira. Numva ko umuntu ari nk'undi, numva ko n'ababikoze babihaniwe bafite uburyo babihaniwemo. Mbese umuntu ufite ingengabitekerezo namugira inama yo kubireka, nta nyungu, nta kintu byamumarira. Ubuse nkanjye ngize ingengabitekerezo kuri ibyo bibazo nigiriye cyangwa nifitiye, hari icyo yamarira kindi se? Nta kindi kintu yamarira. Umuntu ufite ingengabitekerezo azayive hayireke, yiturize. Turi mu Rwanda rw'amahoro. Ikintu nyashimiriye leta, ndaryama nkasinzira, rwose nkumva ko ari nta kibazo. Niyo nagize izo inzozi bikangarukamo, iyo nkangutse nkibuka ko ndi mu Rwanda rw'amahoro, numva ndushijeho gukomera. Rwose abantu bafite ingengabitekerezo byo nabashishikariza kuyireka, kuko turi mu Rwanda rw'amahoro. Wahanga wari kumufitiye ibibazo, none se ari n'undi muntu nawe baravuyemo n'ibibazo bitandukanye, wenda kuko yabuze ibintu bitandukanye, ukigowe n'ubuzima, ukifite ibihungabana, amagambo yamukomeza we nayahe, dore ko nawe wanyuze nko muri ibyo? Amagambo yamukomeza, amagambo ni nkayo mvuze nyine, agomba kwigirira icyizere, akumva ko ariho, ntawe ubaza impamvu
Imana byarashoboka ko twabaga twari gupfa twese tugashira. Ngewe ndi n'umukristo ndasenga. Imana yemeye ko mbaho ikemera ko ngeza kuri iyi myaka nkiriho, ndetse ikananyemerera kuba narabyaye nkabona abana. Icyo ni icyizere cy'ubuzima. N'undi rero nawe namugira inama yo gutuza akumva ko nyine Imana yemeye ko abaho muri make, agacika ibyo byose. Hariho n'uwabaye mu birenze nk'ibyo nabayemo, kuko barahari benshi banatemaguwe bafite ibintu by'ibikovu. Yewe ubumuga bwanjye buri imbere ntibugaragara, ariko hariho ngewe ngirimo nkamubona nk'imipanga mu mutwe nkabona binteye ubwoba. Noneho rero icya mbere ni ukwigirira icyizere cyo kubaho, akumva ko turi mu Rwanda rw'Abanyarwanda, akumva ko dushyigikiwe na FPR ndayikunda cyane. Ni ukuri ndayikunda, yaduhaye amahoro, ibintu bigenda neza. Mbese muri make inama namugira ni ukwiyakira, akumva yuko agomba kubaho, akagira ubutwari, akumva ko agomba kubaho.